wararaye we wararaye we turindiriye mabiki ubu ni coach nayisinye bari mabiki amanibura bisobanuye iki indirimbo y'abanyarwanda baririmba nabi ugasanga bari gusakuza ngamanihura amanihura ni baririmba ngo mama nihe uraye rugamba mama nihuraye rugamba siko bisekeje we ese ko mutangiye kuvugana bugaga kuri abatari natwe tuba turi seriye n'ubona sezeranyije ngo ntabwo bandi mugazi seretse ahangaha winjiriye coach gari yigisha business ariko coach wazashinze urusengero rw'abantu bahora b'igisenge cy'inyubako kandi bari mu nyubako ntabwo mujya mukibona rero hari ibintu nabwiye abantu ngewe na papa tugisenge byataye uburyo twatanze urabona kwa kundi batanga imishinga mu bazungu ngo babahereze inkunga twapicinze ko twavanye indaya mu buraya zigakizwa dutanga raporo y'indaya 30 abazungu baje baza dufite indaya 10 aparandi batuzira ikindi izisigaye turazigura tujya mu mijiro turagera tubaza indaya ati bitese dufite agashinga abazungu dusengere nangahise niba usanzwe ari 10 turaguha 5 yizi indaya amawapi ntabwo naza mu rusengero mwaka turabona bura buri indaya uramukijijwe nimba nibwihakana umwuga murongera andi make ubwo indaya mwadukomeye amashyi business nazikoze kera sinigeze kuvuga y'abacuruzi nigeze gutangira umushinga wo gucuruza ibikeri n'imbeba muri kaminuza y'u Rwanda mwe mujya mutekereza imishinga yaravuze ati ngenzanya bashyira abantu biga ubuganga nibyo bigiraho gusuzuma no kubaga hari naravuze ko imbere bimwe nzajya gitangira igihumbi ahubwo niba muzifite muzambwire musubire gukora arahonje igikeri buriya kwayo ukuntu byahoze ariko uzajya gitangira 2 hari abantu muzi bishaka ikibazo cyari kuba rero iyo banyagura ashyira iki kibazo perezida nyakubahwa perezida repubulika ninde ugemura ibikiri muri kaminuza y'u Rwanda wowe ugemura biki ingewe ugemura ibikiri n'imbeba kaminuza y'u Rwanda byagenze nyakubahwa perezida repubulika banyamuye ibikiri byanjye n'imbeba akahita areba ku bana ngo minisita uriya mwana w'imbeba mumuhereze ariko buriya nabonye hano hari abanyamakuru bimeze bivuze abanyamakuru nibo bantu ba mbere bagira umuntu wabo bari kumva yanjye usanga bazindukiye kuri tele ngo twashaka abanyarwanda babukereye ngahangaha rwose bakubise buzuye bategereje ko perezida nyakubahwa perezida wa repubulika ahagera ugahita kumva perezida nyakubahwa perezida wa repubulika ageze urusaku muba mufite biriya bintu bigenzamo ariko ngo bakomere amashyi abanyamakuru bo mu Rwanda mu kwiga business nawe hari ukuntu ngo abahanzi bajya babandikira abahanzi bakizamuka abahanzi rero ukizamuka atangiye kuzamuka 2011 nyuma bazamuka urahise yireba byisi ariko ndashaka kubaririmba kurimbane amanihura ya rugamba kuna umara mufite amanihura ya rugamba amanihura ya rugamba wararaye we wararaye we turindiriye mabiki ubu ni coach nayisinye bari mabiki amanibura bisobanuye iki indirimbo y'abanyarwanda baririmba nabi ugasanga bari gusakuza ngamanihura amanihura ni baririmba ngo mama nihe uraye rugamba mama nihuraye rugamba siko bisekeje we ese ko mutangiye kuvugana bugaga kuri abatari kunyuza
ko nangiye kwiyumva shaka gukomera amashyi coach Gael yagiye mu Burundi ntibamufunga ariko gereza irigisha gereza yatumye Bruce Melody akora indirimbo y'Imana uba afite ingingo imurengera mu ijuru akazanshaka ubona Melody ngo aho zaririmba muri ADPR we byo murabivuga ntabwo ko ari umudive kubera ukuntu afite ijwi riri mu bahanga nawe mukomera amashyi kugira ngo coach aze kubishyira neza ahantu mwiza ntabwo bajya kubona ukuntu bazaga abashyitsi batazi ikinyarwanda ukabona directeur ngo mwihangane ntimusuke ahita yijijisha abantu bishimye mukoma amashyi hajya twari tugeze dushaka abanyamakuru nta makuru mpamvu indirimbo twayivuyeho ari kuri icyo kiganiro ngiye kwamamaza hano amafaranga wiyogoshesheje neza mwana ntabwo bamaze umusatsi wawe abajama b'abafotogarafe nta gahunda bagira abajama iriya kamera yabo irimo n'ivumbi aragufotora arangiza agura amafoto agiye kuyamamaza amabwa yanduje ariko baramuhamwe musigaye mujya mu makwe mwafotora bataha ibiryo mukayasiba yose coach umuntu muha ibiryo kugira ngo amafoto tutaza kuyabura nanjye mfite business yitwa James Comedy mwikomera amashyi mfite ariko nta n'umuhembo kuko nanjye ntabwo ndayabona turacyazamuka bose mwabazamuye hano ukora iki we mu Rwanda nta muntu utagira kampani yageze gukora umushinga nabo bongeye gushaka abantu bazajya batoragura amafaranga bamberise bahembe mwe wanzanye kuri kuna abantu birirwa bazerera urubyiruko buri gihe hari ikimina ngombwa twagejeje mu 500 urabona ibimina by'ahandi usanga bahita bavuga icyo bazayakoresha twe turi gushaka aho tuzayahwera mu gikombe cy'isi musese bido muzimu cyumba rero mu wacecetse abantu bashaka ko tuzasangira bagere gutya coach abakubite mwebwe nta business muze gukora mwebwe ahubwo nigeze kugira igitekerezo coach mfite idea yo gukura indaya ku muhanda mfite application yitwa Balance uvuga ngo application indaya izajya ishyiraho ifoto n'igiciro igume mu rugo niba yodaninga aze mutitwara nikavuga urumva nawe kumva amashyi bariya application mbona itestinga sha nani kuyitestinga mbona mushiki wanjye online nikaje tukakora icyo mubishyize ibyo bintu byafasha ziriya ndayo urumva njye niga kaminuza niga muri iyo mumigi ariko aho kumenya amasoko nzaye indaya zambageze bazihagaze ariko ruba mpagaze wewe turazira zo munsi y'umuhanda ibigaye bamenera amabanga zo kurangishira bro indaya uzukuru w'ikizo wishimye haki imishinga ni myinshi coach araza tuganirize ukuntu twashora amafaranga muri entertainment ziri papa ntabwo mu bintu nkora twaka ni pasiteri ajya abantu barasetsa waje se nka kuko waje hambaye umuntu babwiriza abo pasiteri mu nyamara ukuntu nabo babeshya ntabwo bazi gukoresha amarenga ajya ngo bwira mugenzi we ngo tuzabona imana niba mugenzi we ngo tuzabona imana bajya mubazirana tuba pasiteri umunani umutima muramuha mukomeye amashyi arashya nk'igihumbi cya kabiri abantu bihangiye imirimo ngewe ari kuvuga kuri papa mu rugo ubundi nta muntu ujya uhakodesha inzu ni business ya papa atarabatijwe muri anexize uzana cyangwa cy'ubatize ukabona ubuhinzi muri ejo bundi haje abatipe babiri adahari bajyamo nta byangombwa bakora ashaka amafaranga bukeye bagura indaya ashaka barashenze baguze indaya bagura indaya ifite ubumuga bwo kutavuga indaya ikira
mu rugo mwana, ribiza mu rugo, papa abona ribira, kandi yigeze kunyishyura ngo nige biriya biporo. Barangije wa mukobwa akajya asobanurira ribu ntibyumve, papa arababwira ati reka nzane umuhungu wanjye. Mageze, ubwo abatipe babiri, umwe mugufi n'undi muremure, ureshya muri, abasha kuba n'umuremure. Bakajya bavuga, umukobwa akajya agira ngo ubwo ni mugufi ufite ubwanwa, mwabyumvishe? Umwe akavuga ati ubundi muremure, akagira gutya. Umugufi ntabwo papa ngo mugufi ufite ubwanwa, umuremure ngaceceka. Ikindi ni iki? Ibi bisobanuye iki? Bikamubwira ati mugihe ibyo ntabwo twabyize ngo ntasinsoza. Amadorari akira mushiki wanjye